umuntu yaciye undi umutwe none wa wundi waciye umutwe nawe aho afungiye niba yaragiye kujya kwerekana icyuma yakoresheje aguca ashaka kwiruka arwanya inzego ndabyumva so uwo muhungu twahuye ni mubyara w'uwo baciye umutwe ansubiramo story yose ambwira ukuntu ofete nyaguca umutwe yibye ingurube yibye ingurube ayitsimba ahantu ayitsimbye nyagucibwa umutwe aramubona yumvisha abantu bari kuvuga bari gushakisha ingurube ajya kubereka ati ingurube ngiyi ni kana kuje arayitsimba wa wundi nyagutsimba ubwo amaze kuyitsimba yahise ajya gushaka icyuma cyo kuyikinja nyine bayigurishe bunyama aje arayibura ajya kureba wa wundi wamubonye ayitsimba ati niba mbuze ingurube yanjye nari nayibariye avance z'abakiriya nafashe icyuma narije kuyikinjisha ubwo are abahungu babiri bakekwaho kwica umwana w'umukobwa bakuru b'abasore umwana w'umukobwa yari afite 24 abahungu bamwishe umwe afite 25 barangije kaminuza mu Bushinwa Maidia bapfikizo tabizi ngo bagiye kumufata ku kazi bamubwiye ko bagiye ngo bamusohokanye nyuma y'amasaha nk'abiri ngo hamagara nyina ngo yitabe ku ivuriro ageze ku ivuriro asanga umwana yashize mu mwuka abasore beza ariko apana babandi harya wa mukobwa yabiseguye yavuze bataramagweja nduya abasore beza bagaragaraho amafaranga bavuka mu mafaranga inzobe yaka ubwanwa mbese bashinguye kweri ku buryo n'amategeko mutera agatebe mutubwire yego umugabo yabanaga n'umugore noneho umugore ava mu rugo ararutakwa yego arutaye bajya muri process ya gatanya ntago bari barasezeranye ariko barabanye bababwira kuzagabana umutungo yego urimo inzu mu kibanza banyamategeko mutubwire ukuntu byagenze rero ya mitungo hantu bari batuye sebeya yarahatwaye inzu oya abanyamategeko bari hano mumfashe inzu yagombaga kugabanywa n'umugore n'umugabo yatwawe na sebeya hasigara ubusa hasigaye ubusa wa mugabo wayibagamo kuko umugore yaramutaye wa mugabo wayibagamo akarere karamwubakira ariko akamwubakira muri cya kibanza yego asiga ikindi kizatwarwa n'umugore noneho ejo inkuru icyo yavugaga wa mugore yaraje n'umugabo we mushyashya yashatse bazana bya bipapuro bya ya cyamunara ya hahandi sebe yatwaye baza kugurisha yanzu leta yubakiye uwo mugabo gitifu bamubajije sinibuka niba yitwa Jeannette niba nide umva atabisobanura neza ni mpamvu nanjye mbizanya aha ese byumve neza ikibazo kiravuga ngo ese byari byanditse mu cyamunara ko byatwawe na sebeya yego iyo yahaje nyuma yuko umwanzuro wa cyamunara uba niyiragenda ese ko akarere kubakiye uwari uhari sebe yitwara ibintu arabigabana n'uwari udahari icyo gihe cya sebeya ese tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo
aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibe impamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Karegeya Azanye nanone kandi turagarutse twizera ko mumeze neza cyane, tunabashimira mwe mwese mukomeje kutwereka urukundo, yaba hano kuri Karegeya Azanye no kuri Jaras Official. Ubwo nanjye mba nivuze kubera ko mba ndi inyuma ya kamera. Ariko kandi nkuko mumenyereye mwarimu wacu Karegeya Azanye Jean Baptiste mu masomo hombi abagenda adufasha atera n'imetero. So rero nk'ibisanzwe turahabaye kandi ndabona abantu bagenda bari hafi kuzura 30, bivuge gutyo. Ni byiza rwose, twizere ko tuzagaruka byuzuye. Oya nta kibazo. Ni byiza. Ntabwo dufite ikibazo cy'ubwinshi. Abahari beza bajya inama, batunganira, baduha amakuru. Good. So rero Karegeya, ndizera ko umeze neza, ntabwo ntinda cyane kuko twinjiye muri weekend. Akenshi nkunze kukubaza uko yagenze kuko yari mba ntekereza ko yabamo udushya, ariko akazi ko biba bisanzwe. Ni icyumweru nacyo kugisoza nacyo haba harimo byinshi. Yego. Kino cyumweru nakunze kugaragara mu bintu by'inkiko cyane, ko hanze y'umuryango hari abantu benshi babisabye uhereye kuri minisitiri, burya ni nkacyo yambwiraga cyane, ibintu bijyanye n'imanza, gutera imetero, akarengane, tuzagera tubijyamo cyane. Impamvu kino cyumweru nakunze kugaragara mu nkiko. Yego. Nagiye mu rukiko Kicukiro, njya mu rukiko i Nyamirambo. Nibyo tuza kugarukaho, n'izindi kesi nyinshi n'abandi tuzakira. Urabona n'ikiganiro cy'ubushize baranagikunze by the way cyane, cyuriya mugabo wahimbiwe amasezerano akandikaho credit. Yego, kira baragikunze cyane. Kirimo amasomo menshi kuko andehoro yo kuvanga amasezerano n'amahimbano, no kuba mwibaruwa mu masezerano. Uriya mugabo nta baruwa isaba inguzanyo berekanye, ariko mu masezerano nta ngwate avuga, bavugamo amafaranga n'uburyo no kuyishyura amezi 4, ariko nta ngwate yanditsemo. Umugore we ntiyasinye, n'abasinye barabihakanye. Hanyuma ikindi igikomeye cyane abadukurikiye bagomba kudufasha, dusipoze ko ari amafaranga yayafashe. Yego. Ariko 450 ubu akaba ari kwishyuzwa 1,733,000. Akamaze kugurishirizwa moto, urutoki, ishyamba n'igipangu. Aho hanyuma itonde, aho hanyuma naho harimo ikindi kibazo kumenya ngo ese question number 1, ese ibyo bintu bamaze kugurisha byose ntago biravamo 1,700. Icyo ni kimwe. Ariko icyakabanjirije icyo ngicyo, nzi neza ko Beneri hari amabwiriza yigeze gutanga ko umuntu unaniwe kwishyura mu gihe runaka bahagarika kubara inyungu. Nanjye hariyo nishyuye, nafashe 2013, ndumva narayishyuye umwaka ushize. Nta nyungu nashyizeho. Banki ikomeye. Ibyo bintu bibiri hamaze gutezwa ibintu byinshi byavamo arenze ayo uriya mugabo abazwa. Uriya mugabo arabazwa menshi pa raporo y'inguzanyo yafashe, bakomeje kubari aho ngaho nawe atemera. Dusipoze ko amasezerano yaba yarabayeho, akaguza 450 akabifata. Ariko se nta guhagarika inyungu. Icya kabiri, kugurisha ibintu ubuziraherezo niko navuga. Moto ikagenda, ishyamba, urutoki, igipangu, bashaka 1,700. Aho niho bigorane. Sawa. Yes. Mbere yuko nkomeza, reka maze nibutsa abantu ko rwose bakeneye ibikoresho by'ubwubatsi bajye banyarukira hariya i Remera ku Ikaro Plaza,
nta handi ni munsi ya gare cyangwa se munsi ya sitasiyo iteganye na gare utambitseho gato urahagera, ariko ushobora no kubahamagara kuri 0783 baragutwaza ku bintu byose bijyanye na finissage. Yego, abafatanyabikorwa bacu Electro Power, yego, na ya modoka ntabwo iragurwa, abantu bashaka ya modoka yarava iracyahari. Rava ya vitesi 7 inywa mazutu, ifite porte bagage, itaranagenze cyane, yagenze mu mihanda yo mu Rwanda, yahagenze nk'amezi 6. Yego, irashaka 16 n'igice. Yego, zigabanya ubwoko. Ya, so rero Karegeya, byinshi wavuze ko turi bwibande cyane ku by'umazemo iminsi mu nkiko, ariko no ku mihanda bari biba bivugwa. Uri ngira ngo nawe warabibonye ko ku munsi w'ejo ni inkuru yanyuze no mu makuru yaba kuri televiziyo y'u Rwanda n'ahandi yagiye atandukanye. Umubyeyi waririmbye azabatsinda Kagame rwose yubakiwe agahindurirwa ubuzima, ariko saho ngaho ndi cyane, ariko reka njye kuri no tweet ya Ndandambara nabonye itavuzweho rumwe, kuko yagaragaje ko cyangwa se yifashishije iyi foto cyangwa se iyi nzu y'uyu mubyeyi, yagaragaje ko we yibagiranye, ariko nabivuga agaragaza agahinda ke. Ubwo ndagira ngo wenda ugire icyo uvugaho gitoya, ariko wenda ntatinze. Tweet ndi kuyireba kugira ngo gusomere uko yakabaye, uko Ndandambara rwose afite agahinda. Yagira ati ndi kureba, ndi kumusacinga, angane n'amasegonda make. Ndandambara. Okay, mu gihe ugishakisha uriya mubyeyi kuba baramwubakiye, nabonye niba ibyo nabonye ari byo, babanje kwerekana akazu yari afite mu idirishya, nako mu rugi hakinzemo ibati, igice cy'ibati, none mu madirishya hakinze amatafari. Yego, muri make yabaga nko mu gisate cy'ingunguru, niko kera ari umwandiko twigeze kwiga w'umuntu wabaga mu gisate cy'ingunguru. So bivuze ko bamuhinduriye ubuzima ukurikije kariya kazu yabagamo vraiment. Yes, gusa ngewe nk'uko mbivuga nimugoroba mu kiganiro impamo babimbazaho, yego, nababwiye niba ari umuntu ushaka gukomeza kuzamura impano, bari kumwubakira inzu iringana, ariko bakamuha n'ibikoresho by'umuziki akazamura umuziki we, ariko nabyo bashobora kuzabimukorera. Niyo commentaire natanzeho, ariko birimo umuco mwiza wo gushima. Ejo nyirango ejo hasirikiye inkuru nyinshi zo gushima. Umuco wo gushima ni ngombwa, mintu umwe igomba kubishyiramo imbaraga. Nibyo nkunda kuvuga, gushima wakoze neza ukagaye wahemutse. N'ababana bo mu ruhango babana mu ruhango baramiye idarapo, deja bamaze kwemererwa. Hari association y'abadirecteurs yabemereye ko izabishyurira primaire na secondaire. Wow. Yes, ruhango numva ko noneho bari abana barayiramuye bakingiye akarere. Wa mugani wabawuswa kimwe avuga ngo minisitiri yarankingiye, shakara akarere kare kamaze igihe kavugwamo ibibi gusa. None abana utwana twa primaire 7 bihise bizamuye isura y'akarere kabisa. Yes, Ndandambara ati rero muri make umuco wo gushima. Icya kabiri nari mbihereye kuba n'umukuru w'igihugu babandi batuye Bugesera yarabahaye inyambo. Yego, umuntu wakoze neza ni byiza, kuko gushimira wakoze neza ni nko kwimakaza umuco wo gukora ibyiza. Nabariya abana buriya nubwo ari 7 bashimiwe ari 7, buriya buri umwe yibarutse abandi 7. Buriya muri karere kiriya kigo harimo abana 49 bafashe umuco w'abariya abana. Ariko iyo babikora bigaciraho, ejo bundi hari kuzaba n'ikindi ugasanga ni byiza rwose, ni byiza rwose. Ndandambara ati iki kimenyetso cy'uko Ndandambara ntigeze mirwa n'itangazamakuru ryaha mu Rwanda. Nyakubahwa Paul Kagame, muzanyibuke nk'uko Yesu yibutse igisambo bari babambanywe ku musaraba, maze muzankure mu bukode no mu bubabare bw'ubuzima mbayemo kuva 2017 nakora indirimbo Ndandambara yandera ubwoba. RPF Inkotanyi, muzi ko nkora nitanga, ariko mumfashe kundinda kudacika intege. Arataginga abantu bagiye batandukanye
bavuge ubu yisomeye yataginze Yego. harimo igihe RBA Nyarwanda Kigali Today Rwandan Health Youth Culture Rwanda Minarok yego Radio and TV 10 Rwanda yamaye Oswakim ati ntabwo nahiriwe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ndabona yapudetinze muri wana ashyizeho akandi gashyizeho iki ati His Excellence Paul Kagame n'umuryango RPF Inkotanyi ndasaba abanyarwanda imbabazi ku byo natumye batekereza bibi kuri nge kandi atari ko biri mu by'ukuri sinigeze ngirira Beata ishyari ko nishimiye uburyo yubakiwe n'umuryango kandi nabyishimiye gusa nuko nabivuze nabi kuko nifuzaga gusaba yuko nanjye natekerezwaho mu gihe byaba ngombwa maze nkazatera ikirenge mu cya Beata nta rundi rwango ruri muri njyewe murakoze yongera kutaginga babandi n'ubundi ko bibaye birebire harimo itangazamakuru harimo akishyari ariko ndabibona mu buryo ibyakorewe Beata ntago uwo muco wo gushima hari benshi babitekereza icyo ni kimwe ariko ikitangazamakuru ndakigarukaho nyuma ariko nanone ndandambara yumve ko Beata yubakiwe na FPR ishami rya Kamonyi ko nyine nabwire Rubavu nyine ntabwo ari FPR Rusororo sibyo iriya nzu ya Beata ntabwo yavuye mu mafaranga yavuye i Rusororo ni contribution z'abanyamuryango ba FPR muri Kamonyi yego ubwo rero n'aba Rubavu babireba cyangwa se babyizeho usanga atari prioritaire ibyo rero ntabwo yagombye kugira ntabwo ibyo byose wasanga Rubavu ifite icyo uteganya cyangwa ntacyo ariko numva atakagombye kubibara kuri FPR yose yego Beata yubakiwe na Kamonyi ubwo ndandambara nawe ifite nuza Rubavu ifite icyo umuteganyiriza ariko iriya ndirimbo nayo yateje polemique ndandambara iyo ugeze Igisenyi ubona abantu barenze 5 bayiyitirira yego cyane hari ikigo cyitwa Vision Jeunesse Nouvelle ndakizi cyo ku mazi hasi cyo ku mazi gifite n'ibikoresho bivuga ko uwaririmbira ndirimbo aribo bamutoje hari n'undi twigeze guhurira Igisenyi neza hafi ya gare no hafi ya rya soko ryanze kuzura yego ndaribona abonye turi abanyamakuru avuga ati ninjye naririmbye iriya ndirimbo ntabwo ari uvuga donc umaze kumva abantu 5 biyitirira iriya ndirimbo ngira ngo wanyuma we yabitubwiye ndi kumwe na Oswakim biyitirira iriya ndirimbo icyo nacyo gishobora kuba ikibazo Rubavu igatekereza guhemba ariko yajya guhemba akabona abakandida benshi n'urugero sinzi niba barabigeze bite Munenwa Prosper mbabarire niba barabitekereje bashobora no guhura n'icyo kibazo cyo kumenya ngo ni yandi yego icyo ni kimwe ariko ibindi ni management ya RPF mu karere ka Rubavu nta birenze reka ngaruke ku itangazamakuru rero kuko nawe urumva yakoresheje ryatangazamakuru rya rubanda ari ryo ngomba kugira avuga ati sinahiriwe n'itangazamakuru numvise na TV10 yayivuzemo TV10 yavuzwemo kabiri kuko na Oswakim bagarukamo nibaza ko ibyo ngibyo ntabwo nibaza ko uruhare rw'itangazamakuru ruri rutoya mu guhemba Beata wenda kwamamaza indirimbo ye ariko ndandambara yo iracyafite icyo kibazo cyo kumenya nyirayo nyirizina ni uwuhe kuva 2017 yego ako kantu karimo ariko itangazamakuru naryo ejo nari kumwe na Rushinga Bigwi nimugoroba yego tuvuga kuri uno murimo nubwo ndandambara nyine atangiye avuga ko ngo ritamuhiriye ariko itangazamakuru rigenda uko rigenda riraguka nge bifata nk'ibyiza
nubwo rizamo n'amakosa. yego nubona nk'uwo ndandambara ko atwitinze bwa kabiri asa n'uwisobanura. Tuzanabimwibutsa kuri uwo munsi nyafurika w'amakuru. Yes. Okay, rero twinjire mu rukiko rero. Twinjire mu nkiko. Ni mu nkiko ntabwo ari rumwe. Ntabwo ari rumwe. Turahera rero mu ruhe. Ibintu by'Imana. Kwa kane nazindukiye zari tariki zingahera 9 kwa kane nazindukiye ku rukiko mu Kagarama. Nanabivuze muri kiriya kiganiro uriya mugabo w'i Butare niho yansanze. Abantu bari bantabaje bati uze wumve urubanza. Ntabwo rwabaye barwembereye kuri 15 kwa kabiri, ariko rwari urubanza rubabaje. Abantu bari mu gahinda. Ni urubanza rw'umwana w'umukobwa, ni abahungu bakurikiranyweho bakekwaho kwica umwana w'umukobwa mu byumweru 2 bishize. Nirwo rubanza twari tugiye kureba. Abantu baba mu muryango, hari abantu nka 60 bose bategereje urwo rubanza. Abahungu 2 bakekwaho kwica umwana w'umukobwa bakuru b'abasore. Umwana w'umukobwa yari afite 24, abahungu bamwishe umwe afite 25. Barangije kaminuza mu Bushinwa Maidia. Bapfikizo tabizi ngo bagiye kumufata ku kazi, bamubwiye ko bagiye ngo bamusohokanye. Nyuma y'amasaha nk'abiri ngo hamagara nyina ngo yitabe ku ivuriro. Ageze ku ivuriro asanga umwana yashize mu mwuka. Abasore beza ariko apana babandi arya wa mukobwa yabiseguye. Yavuze batari amagweja nduya. Abasore beza bagaragaraho amafaranga, bavuka mu mafaranga, inzobe yaka, ubwanwa, mbese bashinguye kweri. Ku buryo umubyeyi w'umukobwa, nyina w'umukobwa babonye yahise afatwa n'ikiniga. Baramureyanima, baramuterura, baramusindagiza, bamugeza mu modoka, atakati kuki mwanya iciye umwana. Umva ubunagara agahinda. Urubanza bararwimura. Abanza abasore baravuze ko batiteguye, badafite umwavoka je croix. Barwimura kuri 15 kwa kabiri. Ubwo nirwo nagiyemo kuri ntuza. Mageze rero. Mageze mpahurira n'undi muhungu nawe uba ukurikirana bino biganiro. Ambwira kuri case ya wa muntu, sinzi na waro yumvise muri Gatsibo. Umuntu yaciye undi umutwe. None wa wundi waciye umutwe nawe aho afungiye, niba yaragiye kujya kwerekana icyuma yakoresheje aguca. Ashaka kwiruka arwanya inzego. Ndabyumva. So uwo muhungu twahuye ni mubyara w'uwo baciye umutwe. Ansubiramo story yose. Ambwira ukuntu ofete nyaguca umutwe yibye ingurube. Yibye ingurube ayitsimba ahantu. Ayitsimbye nyagucibwa umutwe aramubona. Yumvisha abantu bari kuvuga bari gushakisha ingurube, ajya kubereka ati ingurube ngiyi ni kana kuje arayitsimba. Wa wundi nyagutsimba ubwo amaze kuyitsimba yahise ajya gushaka icyuma cyo kuyikinja nyine bayigurishe bunyama. Aje arayibura, ajya kureba wa wundi wamubonye ayitsimba. Ati niba mbuze ingurube yanjye nari nayibariye avance z'abakiriya nafashe icyuma na ridore, icyuma narije kuyikinjisha. Ubwo are ni wowe urumva neza mbega ubugome. Nuko umuntu abarapfuye, amaze kumwica atwara na telefone ye. Amaze kuyitwara agenda yigurisha kuri babana ba mituyo. Noneho muri ankete aho bimenyekane ko wa muntu yaciwe umutwe, bashaka na telefone ye barayibura. Bayihamagaye basanga ifitwe n'ababana. Babaza ababana bababwira uwayibagurishije. Niko gufatwa kwa wa muntu.
hanyuma rero icyo kurwanya inzego birangora kubivugaho. Ntago nashyigikira ko abantu barwanya inzego, ntago nashyigikira ko abantu bapfa bataburanye, ntago nashyigikira ko abantu bapfa batatanze n'indishyi. Ariko ndavuga ibyo uwo muhungu yambwiye ati abaturage zarishimye, ati abaturage barabyinnye banga no kumushyingura. Uwo nguwo uwaciwe umutwe, oya waciye umutwe yari yarashyinguwe, uwawuciye amaze kurwanya inzego habaye ikirori. Iyo abaturage barishimye, bari bakize icyago, banga no kumushyingura. Banga kumushyingura rwose, bivuze ngo yari yarabazengereje. Umuntu rero usibye urumva we nuko ntago akiburanye, ariko afite ibyaha bitatu bine: kwiba ingurube, guca umutwe, kwiba telefone no kurwanya inzego. Bine byose nubwo atakiriho: kwiba ingurube, guca umutwe wayibonye, kwiba telefone no kuyigurisha, none no kujya kongera kurwanya inzego. Rero sasa ubu nubwo yapfuye ibyo byose aracyabifite. Ibyo rero nabimenyeye hariya nahuye na mubyara w'uwo baciye umutwe. Hanyuma mahurira n'undi muntu the same hariya Kagarama. Yego, mumvise nari ngiye mu rubanza rw'abo bahungu bishe umukobwa. Nuriya mugabo wahuye kiriya kiganiro twakoze ubushize niwe yansanze, kuko ntabwo nari kuhava ngo nze hano. Mahurira n'uwo muhungu mubyara w'uwo baciye umutwe. Mahurira n'undi mugabo w'umusirimu. yego, ibyo yambwiye nagahomamunwa. Ambwira ko yatanze ikirego mu kwa gatatu, ikirego kijyanye n'umuntu ngira ngo ashobora kuba yarahaye amafaranga ntayamwishyure, cyangwa se hari ibyo yamutumaga ntabizane. Ikirego yagitanze mu kwa gatatu. Noneho barabiryamisha. Agiye kwibutsa asanga banditse ko ikirego cyatanzwe mu kwa gatandatu. Tageta ari ukugira ngo icyaha kiregerwa kigira ubusaze, ko icyaha cyabaye muri 2021. Ayo mafaranga icyaha cyabaye 2021, noneho mu mezi abanziriza ukwa gatandatu. yego, donc kigira ubusaze bw'imyaka 3. Noneho dosiye ye barayihindura, bandika ko ikirego yagitanze mu kwa gatandatu kugira mu kuburana bigaragare ko yaregeye icyaha cyasaje. Twarahahuye yataye umutwe. None ikindi cyantangaje, arambwira ati n'ibimenyetso nari natanze barabirigishije. Urumva yari yatanzemo historique ya MTN ya mobile money. Biriya bintu ni sawa. yego, noneho iyo historique muri dosiye bayiburamo. Basanga noneho ngo anasanga nicyo nakwita gutanga ikirego kwe. yego, Atarasinye. Donc icyo yatanze mu kwa gatatu bakivanyemo, bavanamo na cya kimenyetso cya historique ya mobile money, noneho bamukorera ikindi kirego ariko cyo ntiyasinye, atanasinyeho. ati si ibi bintu bibaho. Nuko niko yambwiraga, ariko yagiye mu zindi nzego barabibona. asubira kuri MTN asaba indi historique. Amahirwe yagize nuko atabonye, nuko batagiye kubisibisha muri MTN. Nuko arambwira ati si ibi bintu yakwiswe n'inkuba. Yambwira ati ntabwo nari nzi ko ibi bintu bihaba. Noneho n'abagenda yitabaza bamubwira ati ntabwo twari tuzi ko bishoboka kuri gisa dosiye. Birarenze. Binyibutsa ko nari maze iminsi hari abantu bavuga ngo sinzi inkuru twigeze gukora kuri TV10, umuntu avuga ngo ubuhamya natanze harimo iki n'iki none nakibuze muri Rusizi, guhindura ubuhamya. Ibi ndabivuga kugira ngo kuko mu mujyi wo kugira ngo yica no abantu bajye babasha kufunguka mu bijyanye na domaine nyinshi cyane cyane n'iy'amategeko. Nibaza ko tuzabona n'abafatanya bikorwa muri iyi domaine, no kugira bamenye ngo ayo mayira meza ati kubura umwavoka, gutakaza ibimenyetso,
urumva hari abantu bari gisamatuza yego abantu bajyaga babivuga tukayoberwa yego ukurikizeho na cya kiganiro cya wa mugabo cy'ubushize yego so urumva rero kuwa gatanu mbere yaho urabyibuka ko mu kiganiro cy'ubushize nari nakubwiye urubanza rwa ntuza urubanza rw'umuntu wayoboraga wa transit ya ntuza ya Gikondo abagabo babiri nyine ngo bafunzwe bunyuranyije n'amategeko hanyuma bararega bashaka umwavoka ariko umwavoka wabo twari twahanye gahunda simperuka ndaza kongera muvugishe numve ariko ku munsi wa gatanu abantu barimo bambwira ko bavuga ko ngo yagiye kuburana Kirehe ariko kuri telefone ntibamubone kuwa gatanu sejo yego oya kuwa kane umunsi wo kuwa kane nibwo yagomba kujya kuburana Kirehe abantu bakavuga bagenzi bakambwira ati telefone ntiriho byageze neje kuwa gatanu bambwira ko itarajya ntango nongeye nanjye ngo ngerageza ariko ndaza kwigerageza mvuye hano kandi twamaze kubivuga ko umuntu wo muri transit yagize uwayoboraga transit bamukatiye iminsi 24 ni hazabu y'ibihumbi 100 ariko ba bantu babiri buri umwe akamuha miliyoni 10 20 ese ni buri umwe ibyo rero impamvu nari mbivuze ntago nagiye muri details zabyo ariko byari uburyo bwo gukebura abantu mu ma responsabilité yabo yego wabivuzeho kwigenyesera mu kazi ushobora gukoreramo amakosa ushobora gukoreramo n'ibyaha n'amategeko bura kubivuga no kugira ngo hagere n'amategeko amwe aza hari inshingano ubamo zikakurira mu cyaha yego kandi kuko ushobora gufunga umuntu utari we erega ndabura no gufunga ukekwaho iyo abaye umwere bundi wakagombye akureze wabikurikirana kandi haburana wowe ntago haburana urwego wari uhagarariye cyane hari nakunze kubikubwira ko hari n'ababigwamo bari mu kazi yego bitewe n'ubwoko bw'akazi nagwaye urugero rwa mudugudu ufunzwe bashobora kuba yarafungwa ariko yarafunzwe hari muri Rwamagana nagwaye urugero rwo muri Kisaro muri Rurindo umurenge wa Kisaro hari mudugudu waguye mu gice yaragiye gukemura ibibazo ngira ngo no mu murenge wa Rushaki cyangwa Kaniga izo kesi zigenda zihaba amategeko ateganya iki ku miryango yabo kuri bo ubwabo uguye mu cyaha wari uri mu kazi watumwe genda bite izo miliyoni 20 CIP Mutsinzi ni uzazikuraho ikibazo ariko ubwo icyo nari nakivuze yego hanyuma ejo kuwa gatanu njya mu rubanza rwa Kayonga ariko ntabwo ari Kayonga na Kayombya ubundi Kayonga ni company yitwa Holy Trinity ngira ngo yego ni nk'abakomisiyoneri bahuza abantu bahuje Kayombya n'undi witwa Vivensi ariko babatera uw'inyuma ntibabaha amafaranga ya komisiyo mu rubanza rw'ejo rero bavugaga ko ngo bishyuye undi ngo donc ko bakayunga batakoze akazi uwahuje umuguzi n'ugurisha ari undi bo bakaburana bavuga bati se niba ari undi uriya we yari afite ayo masezerano ko bari bafite amasezerano uwo bavuga ko yishyuwe nta masezerano yari afite naho ruzingiye ariko biragoye kuko harimo amafaranga menshi hanyuma ubwo nuvuga ngo narwo nirunarangira bazongera nabo bongere bajye kurana nanone na Kayombya bya bindi nakubwiraga urabyibuka ko ushize twakoze ikiganiro nkubwira na Kayombya yanyihamagariye yego ambwira uko byari bimeze ko nawe ngo nta kazi yabahaye ubwo rero bazashaka proof urubanza rwabaye ejo ngira ngo bazarusoma birahabanye bazasoma kuri 31 ariko nyine bo baburana bavuga ngo uwo mwishyuye nta masezerano kandi ayacu arahari ntago yigeze ateshwa agaciro kandi urumva mu rubanza ejo bari mu bujurire mu rubanza bari batsinze ba Kayonga yego twarahahuriye iyo Holy Trinity nyine igizwe n'abanyamuryango abenshi b'abademobu yego hari Viateur mushuti wanjye wa undi nigeze gutahira uko iminsi 2 nawe yari ahari n'undi witwa ngira ngo musoni w'Ikayonza n'undi ntabashije kumenya bari baje ariko ubona ko
rwari urubanza rufite imbaraga, abacamanza 3 kandi uruhande ruhanganye na bakayonga bafite abavoka bagera muri 5 kuko kuri bare bari 3 hari nabandi bicaye urimo imbaraga koma miliyoni none se ubu komisiyoneri bw'umutungo urengeje miliyari ngaho niyo wabara 5%. Simeje se cyane so kuri kesi ijyanye na nuriya mugabo ibijya gusa aho mariye gukora kino kiganiro nuriya mugabo wihuye yego abantu bagusanze ku rukiko ura basanze ku rukiko iki kiganiro cy'ubushize nahise abantu bahise bama makuru benshi bambwira ko bira bintu muri sako bikunda ko haba ariko nanjye ndabikubwira nari nabivuze mu kiganiro ko hari kesi nzizaciye mu itangazamakuru z'abagore 3 bagasaka kuri sako yego bafunzwe bazira kwihinguzanyo ku mafishi y'abandi banyamuryango yego abo bagore bo bakoragamo bakiha amafaranga mu mazina byarabaye Rusizi, hari umugore muri Rusizi ngira ngo ni nko mu murenge wa Nzahaha byabaye inshuro 2 byarabaye, hari urubanza twigeze kujyamo nka Pax Express rwa Zandego nabyo byari nk'ibyo. Donc undi rero wa Burera yahise ambwira umugabo witwa ugira shebuja Juvenal nawe ngo bamubazeho credit ya 1,300,000 araburana aratsindwa da atayizi nta kintu na kimwe ibi ni ugukebura abantu bakitonda. Ese ibiranga beneri sabiki gutanga inguzanyo kerero dossier constituent za dossier isaba inguzanyo itangwa mu buhe buryo, ese yandikwa mu gatabo, ese yaba ahubwo mana yanjye yaba amabanki yanagiraga kugira ngo bagabanye nk'ibyo yego bakaba banayiguha na online bigaca no muri za MTN cyangwa Airtel kuko vraiment akaba ari nk'indi tangible mu gatabo nta irimo bakavuga ngo ku ifishi birimo, ifishi iba muri bank amasezerano original aba muri bank umuturage ntatahana fishi nuvuga ngo ikimenyetso cyatumye uriya mugabo atsindwa kibitswe nuwo baburana ariko normalement bank yakabitse hakabaye uburyo bw'ikoranabuhanga butuma umunyamuryango agira data na banke ikagira data yego. So uwaburera yahise abimbwira burera mu murenge wa Gitovu bambwiramo witwa ugira shebuja Juvenal nawe byabayeho 1,300,000 arabitanga. Hanyuma yego ejo nzakira umuntu wa Rubavu ntago ndamenya nawe ngo bafite imanza 2 ngo yumva ko yarenganye yego zamwakira rwose nta kibazo. Niyo mpamvu ubona uyu munsi nemeye kugira ngo mwebwe tubanze ibi tubivugeho. Zamwakira mbwira ibyizo manza ko ari 2 yumva ko yarenganye jewe nta bangana bavuga ngo ndabarengana ntago ngewe ndenganura ne expose akarengane kabo abari hano ikipe y'ibihumbi hafi 30 igatera imetero mu mategeko ko nge ntayo nzi. By the way uriya wahuye we transparency PM wa transparency program manager wa transparency yese ambwira ngo azagende bamufasha. Hari nabandi biteguye kuba bamufasha na hari nundi munyamategeko yarambwiye ati hari inzira nyinshi ku buryo n'ibyo bintu bye byagiye byagaruka. So go nabandi hari nundi wambwiye ko ari ko yasharinze ikiganiro mu staff bakarere kahuye kugira ngo bamenye iyo case bakurikirane barebe. So ni ukuvuga ngo hari ikizere cyuko uriya mugabo niba yararenganye kuko ashobora kurenganurwa ariko niyo atarengana ko yafashe credit ararengana ko ibintu bye biri kugurishwa atabizi binarenze yego icyo cyanyuma kuko icyo cyanyuma cyo kirakaze. Ntago wambwira ko moto isambu irimo ishyamba n'urutoki n'igipangu cyaba bitaravamo 1,700,000. Icya kabiri ndabizi neza ko bene uyu mugabo yafashe credit muri 2012 ndewe nayifashe muri 2013 nayishiye ejo bundi kandi nta nyungu baciye ku cyari yawe bashyizeho inyungu. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kureba.
ese wenda cyese niba beneri itegeko yararitanze nyuma, ariko nzi neza ko insolvabilité iyo umuntu ageze mu kutabasha kwishyura credit neza bahagarika inyungu akazishyura umwenda wifatizo. Yego. Uriya waje mu kiganiro nta byabaye. Aho niho abantu bagomba kurebera. Ndumva akandi hano ni amategeko gusa uyu munsi ndavuga. Yego. Nibyo amategeko gusa. Kandi ni nk'akanyuma nabyo badufashe. Indi kesi umunyamakuru wacu wa TV10 yayikoze ejo. Iteye iti abanyamategeko mutera agatebe mutubwire. Yego. Umugabo yabanaga n'umugore, noneho umugore ava mu rugo, ararutakwa. Yego. Arutaye bajya muri process ya gatanya. Ntago bari barasezeranye ariko barabanye. Bababwira kuzagabana umutungo. Yego. Urimo inzu mu kibanza. Banyamategeko mutubwire ukuntu byagenze rero. Ya mitungo hantu bari batuye Sebeya yarahatwaye. Inzu oya abanyamategeko bari hano mumfashe. Inzu yagombaga kugabanywa n'umugore n'umugabo. Yego. Yatwawe na Sebeya. Hasigara ubusa. Hasigaye ubusa wa mugabo wayibagamo kuko umugore yaramutaye. Wa mugabo yibagamo akarere karamwubakira. Ariko akamwubakira muri cya kibanza. Yego. Asiga ikindi kizatwarwa n'umugore. Noneho ejo inkuru icyo yavugaga wa mugore yaraje n'umugabo we mushyashya yashatse, bazana bya bipapuro bya ya cyamunara ya hahandi Sebeya yatwaye, baza kugurisha ya nzu leta yubakiye uwo mugabo. Gitifu bamubajije sinibuka niba yitwa Jeannette, niba nide umva atabisobanura neza n'impamvu nanjye mbizanya aha. Ese byumve neza. Ikibazo kiravuga ngo ese byari byanditse mu cyamunara ko byatwawe na Sebeya. Yego. Iyo yahaje nyuma yuko umwanzuro wa cyamunara uba niyiragenda. Ese ko akarere kubakiye uwari uhari Sebeya yitwara ibintu arabigabana n'uwari udahari icyo gihe cya Sebeya. Ese umwanzuro w'urukiko ugira agaciro mu gihe kingana iki? Manza ari nabyo bazadufasha. Ese koko uwo mugore agarutse baragabana ya nzu, kandi inzu yarubatswe umugore atagihari, iyo bagomba kugabana niyatwawe na Sebeya. Ariko iyo ngiye bari kugurisha yahubatswe umwanzuro w'urukiko warabaye. Ariko yubakwa hahandi. Yego, ku butaka. Ubundi hari aho bavuga yubatse ariko ubutaka umugore baramusigiye. Icyo binavuga byo uko byagenda iyo wubatse, iyo washyize umutungo ku butaka butari ubwawe bavuga ngo ukureho, cyangwa se wumvikane uhereze nyir'ubutaka. Aho kugira ngo usenye. Ndabizi izo ka zarabaye na hano ntuza na hano 15 buriya. Iruhande rwa wa mugabo bushize nagomba kujya gukorera ubuvugizi nubwo ntamuheruka. Ntariya byarabaye abantu baguze ubutaka n'utari nyirabwo bashyiraho amazu. Nyirabwo ararega, areze baratsindwa. Aravuga ati rero imitungo yanyu iri ku butaka butari ubwanyu, harimo n'iriya station. Noneho bimaze kugaragara ko imitungo iri ku butaka butari ubwabo, abavoka babo baravuga ati mugende mu negosiye, niba urukiko rwemeje ko muvanaho murazayasenya aya mazu mumwere ku butaka bwe. Noneho abavoka babo bajya mu mishyano na wa mukecuru nyir'ubutaka, baravuga ati watubabariye tugure nawe ubutaka twamaze kubakaho. Baranegosiya, utanze miliyoni zingahe ariko batavanyeho imitungo. So n'uyu rero igishoboka binabaye uyu mugabo inzu leta yimwubakiye ku butaka bwe igice, tuvuge gutyo, ariko nawe asiga igice cy'umugore. Binabaye rero ubutaka bwo barabufatanyije babugabana. Ariko niba yarasize igice cy'umugore, pari y'umugore kubijyanye n'ubutaka. Ubyumve, iyo ni sosiyete. Ntabwo hano ntabwo duhimba amakuru mw'abanyamategeko.
ntago duhimba amakuru mwumva iyo case ni hariya mu murenge wa je crois Rugerero ni Rugerero byose ni muri Rugerero donc iyo nzu ko yubatswe umwanzo w'urukiko warafashwe ni irajya mu cyamunara umwanzo sindi kubyumva sibaza atari kubisobanura neza umwanzo w'urukiko uteza cyamunara wabaye mbere y'uko uwo mutungo uwo mugore ari gushaka ujyaho cyo ni ikibazo abanyamategeko ariko badufashe kubyumva umuhungu twari kumwe yashatse kubyoroshya aravuga ngo ariko uwo mutungo ngo iyo nzu akarere kayubatse isimbura indi nese no mu mategeko niko bigenda niba yari inzu y'ibiti hakaba hari ruriba bigenda biti cyangwa se gutinda kw'icyamunara iyo icyamunara kiba haba harahombye uwaguze kuko donc sebe yari gutwara ibyo waguze none sebeya itwara ibintu bitaragabanywa none bimaze kugabanwa nyuma yuko sebe yihavuye hajyaho ibindi bigenda biti badufashe abanyamategeko cyane ariko ibintu biri hanze aha kuko urumva ntibisanzwe erega kubiganira gutya hari naho ugera ku bintu ugasanga nta n'itegeko ribiteganya ahubwo bigakangura abantu ngo batora andi mategeko bigenda biti niba itegeko rivuze ko iyo kamera tuyigabana tugatinda nkazaza warayiguriye batiri warayiguriye na telepiye naraguze indi waraguze indi izo kamera zo zigira marike ngira ngo ni nk'imodoka zigira na nimero do chassis ariko inzu yose ngira ngo inzu ni UPI buri adresse y'inzu ni UPI n'ubundi nizo code ariko uburyo ikozemo buriya ahantu nanone uriya mugabo ashobora kuzatsina wo urumva bo abaturage we yavugaga ngo aho kugira ngo mve muri no nzu hazavamo umurango wanjye kandi imagine umuntu uvuga gutyo ariko niba mu rukiko barapreshije ngo harimo inzu y'ibyumba bingana gutya ikingishije ibi yubatse muri ibi aho uwo mugore aratsindwa byanditsemo inzu y'ibiti ikingishe yahindutse deje yego ariko niba izo details zitarimo niba inyitari inzu gusa naho abanyamategeko ariko ikiraba kisigaye nukumenya ikibanziriza ikindi kuko inzu yagiyeho nyuma y'umwanzuro w'urukiko yego nese umwanzuro w'urukiko waza kwiyapurika ku cyaje nyuma yawo ariko nanjye niyo nakubwiye ndi d'accord n'umuntu wakubwiye ngo inzu ihari irasimbura mu mategeko sibyo bibaho cyo ni ikindi abantu baburanye ikibanza ndimo ndajya ku musozo yego batubwire ndi kuvuga ntibatubwire aho hasi abantu baburanye ikibanza bagatinda gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko cya kibanza kikajyaho umutungo abo bantu baraza bareba iyo nzu cyangwa barashaka ikibanza icyo gihe ntekereza ko babura ibihinduka umutungo uri mu kibazo urukiko rukawanzuraho noneho mbere y'uko umwanzuro w'urukiko ushyirwa mu bikorwa hakagira ibihinduka kuri wa mutungo bigenda bite ndumva icyo cyo ndumva mbivuze neza je me fais comprendre nyiforumiye neza yego rwose urukiko rufashe umwanzuro ku mutungo umwanzuro ugatinda gushyirwa mu bikorwa yego hakagira igihinduka kuri wa mutungo umwanzuro uguma ari wa wiyapurika yego zikuru bite ko binaniza Tom Mulisa we bananye we nukungangahura we ibi bintu biravunanye so impamvu iki kiganiro ngikoze rero tumaze gukora ibiganiro byinshi by'involvinga amategeko imanza inkiko yego ubutaha zazana umunyamategeko yicara aha ibyo twavuze aha byose n'ibindi bitaravugwa agenda dushyiraho atumurikira agatoroshi aho ngewe yego bana nuko nareshya metero zigarukiye rakada izo mu mategeko nugukoregita data nkagenda nziha ababishoboye mutwigiriye ikesi ariko iyi y'inyuma nakasa mutwe n'ibindi n'ibindi nayo nukwiga na IVC zirahiga ni selecteur wo muri IRPD nawe byumve nyine kuko ubu
aka kantu bashobora kukavuga mu ishuri cyane akakibaza abanyeshuri nuko bahari babatsindwa yagitanga muri tepi shamba koreye umuti iyi kesi bazayishyira muri classe urumva iyi kesi bazayishyira muri classe muri tepe kabisa ni tepe so abiga imodoka rero mushake Kerema ni lazima rwose munyarukire hariya ahakorera cyangwa amuvugisha biroroshye ni 0782 37 48 37 rwose munyarukireyo ngewe ndi umuhamya mwiza wo kubabwira ko mwarimu Kerema hari n'undi muhamya uri mu nzira ukwezi kurashira tuzamuzane tuzamuzana ariko wowe yazada hano ni mu rugo ikibujijwe ni mama we niraziba kabisa narisoje namuvuze so mwakoze cyane asante sana